Shyikirana n'abo batumvikana. Ibintu byo gushyikirana n'abantu mwumvikana ni ibiki? Feki, feki sana. Rero mbaterere ka gaparu kubera ko mwavuze ngo ibintu by'amoko njyewe ikibazo cy'amoko naragikemuye, hanyuma n'icyo kiganiro mushaka kuzaganira ku kibazo cy'amoko muzambwire niba mwararangije gusoma igitabo Humaniste nabandikiye, ni icyo kuvana abantu mu kibazo cy'amoko justement kubavana mu kuba aba-tribalist bazamuka bajya mu kuba aba-Humaniste, mbasobanurira Imana mbabwira ko dufite divine rights, uburenganzira duhabwa n'ubumana bwacu. Ni ukuvuga ngo njyewe ikibazo cy'amoko naragikemuye mu mutwe wanjye, mu mutima wanjye, mu mateka, ndangije ndanabandikira igitabo mbaha na formule y'ukuntu u Rwanda ruzabaho rwararenze ibyo bintu byo kuba aba-tribalist bakazamuka bakajya kuba mu ba-Humaniste. Hanyuma ibyo kuvuga ngo Kagame ngo aramutse avuyeho ngo ese ngo ninde wajyaho ibiki n'ibiki, deja muri iyi space turimo yonyine hano harimo abantu byibuze 4 cyangwa 5 bashobora gusimbura Kagamistan muri iyi space yonyine. Nadine Kansinge ni kandida presidentiel, urumva se? Marte yavuze ko nawe yabishobora. Nigeze no kubona twishyire hamwe se we ntari muri politike, namwe abandi bajene bahari, nanjye mbaye oblige nabikora nubwo bwose ntabishaka, urumva se? Ni ukuvuga ngo hano deja muri ino space harimo byibuze abakandida 4 presidentiel, hanyuma abantu bakibaza ngo Kagame yasimburwa nande. Uko bizabaho rero Kagamistan igihe izaba yarangiye, tugize Imana twabona igihe cyo gushyikirana nyagushyikirana ku mugaragaro, abashaka kujya muri politike bose bagatanga ibitekerezo, noneho tukagira n'igihe cy'amatora yisanzuye, aho nta nubwo dukeneye amashyaka, umukandida wese wumva wese yifitemo ubushobozi akipresenta, noneho abanyarwanda bakamuha ijwi cyangwa se bakarimwima. Noneho twanaba oblige byo kuvuga ngo hari opposition nyinshi, ngo opposition y'ishyirahamwe ntago bikenewe, kuko abantu bari muri competition. Politike ni competition. Sinjyana numva abantu bavuga ngo abantu bishyire hamwe kandi bari muri competition. Ni nka timu y'abantu bari gukinira timu, haba hari amatimu menshi, bikagera muri Coupe d'Afrique mwarabibonye, hakageramo abakandida 2 umwe agatsinda. Ni ukuvuga rero natwe muri politike nyarwanda buri mukandida wumva abishaka abishoboye ashobora kuza akaka amajwi y'abanyarwanda ku mugaragaro, niyo twajya muri turu ya mbere hagasigara abakandida top 3 babonye amajwi menshi, tukajya muri turu ya kabiri, tukajya muri turu ya gatatu, mpaka tubonye umukandida watsindiye tuvuge 70%, kuko tubizi neza ukuntu abanyarwanda bakunda 100%, n'ukuntu Kagamistan ajya abeshya ngo yatsindiye 98%, urumva se? Ibyo ngibyo tugize Imana ni gutyo bizagenda, hanyuma u Rwanda rukabona umuyobozi rushaka kandi abaturage bihitiyemo ku mugaragaro, apana ku matora ya fake. Hari abakandida benshi hanze aha ngaha, baba ba Ingabire, nabonye n'abo kwa Habyarimana n'abandi aba ngaba bandi bo muri opposition, hari n'abamaze kwidekarara perezida nta n'amatora araba, hari abakandida benshi. Ibyo kuvuga rero ngo Kagame yasimburwa nande, ubundi se ko ikibazo ari uko uwo abonyemo leadership wese amwica cyangwa se akamugira impunzi cyangwa se akamufunga, mwibwira ko u Rwanda rwabuze abantu bazima baruyobora? Reka da, icyo u Rwanda rwabuze ntabwo ari abantu bazima bayobora, ahubwo icyabuze ni uko umuntu uri ku butegetsi yahinduye u Rwanda akarima ke, akaba ari nayo mpamvu twabyise Kagamistan, kugira ngo tunamutandukanye n'u Rwanda n'ukuntu ahora duharabika mu karere kose, izina ry'u Rwanda yaruharabitse. Agaparu rero ko ku mazuru, abantu bazanye ngo ibintu byo ngo kakuma ngo ko kugabanya amazuru, urumva se? Mbabwire ni muri inkunguzi, gasopo attention sana, kubera ko Louise nabivuze, hari abagize ngo ni black. Kariho hari n'akavideo umukobwa arimo ademontra yerekana nyine ako kuma bashyira ku mazuru ngo kugira ngo nyine asongora abe matoya, noneho ahubwo hejuru yo kudemontra n'ako kuma bashyira ku mazuru akanakubwira n'aho wajya kukagura we muri Kigali. Ariko Mana ishobora byose, rero mbabwire ni muri inkunguzi
muri inkunguzi. Ukora icyiza ukagisanga imbere, ibyo bintu muri gukora murimo murikungurira. Twebwe rero ejo bundi just yesterday, yo by the way uyu munsi ndi gufeta anniversaire, Beabe yamaze kugura champagne kuri UNI, navuze nti nihagira umuntu ugura champagne turi burangirize muri Ndomboro. Ubu turava hano muri space njya kubyina Ndomboro dukorotira ikiganiro kuri UNI. Nuko rero iby'amazuru, mbwira abo bantu bari gushaka gusongora amazuru. isabukuru nziza ahubwo. Merci, merci yo. Yo, kera njye nashyiraga ipamba mu mazuru kugira ngo amazuru abe manini kurushaho, abwatarare kurushaho, kubera ko twari turi mu bihe iby'amazuru asongoye ataragezweho na gato. Urumva se ibyo ni ibintu njyewe naciyemo ku giti cyanjye. Noneho tugeze muri genocide muri 94 ndatekereza ni ariko se ubu koko ndongera gushyira ipamba mu izuru kugira ngo mbashe gusavayivinga muri runo Rwanda, none se interahamwe nizimfata nashyize ipamba mu izuru, aho ngaho ndahita mpfa sefini, noneho ndaba mpfuye birangiye. Ndavuga reka byibuze nkomeze mu gukomeza kwihakana kuko wagombaga kwihakana, ni nayo mpamvu bayita ngo jenoside yakorewe Abatutsi. Niyo kwihakana ngo oya ntago ndi Umututsi, mumbabarire. Icyo gihe naratekereje nti noneho nibamfata nashyize ipamba mu izuru, noneho sefini niyo nahaka n'inshuro 1000 bari buvuge ngo dore ingenzi ngo yari yagerageje no gushyira ipamba mu mutwe kugira ngo atujijishe, ati turamufashe. Yo, abantu muri gukora utwuma two kugabanya amazuru, ndababwiye ngo muri inkunguzi, bucya bwitwa ejo, na nyina wundi abyara umuhungu. Kandi kera abantu bari so proud yo kugira amazuru manini, bakadukomplexa kugeraho twiha gahunda yo gushyira ipamba mu mazuru. None namwe uyu munsi mwakoze ro contraire, aho kugira ngo icyo kibazo kigabanyuke cyangwa se kiveho, ikibazo mwaracyagravye, mwagisubije rudubi. Noneho uyu munsi mwebwe mugeze ngo mu kugabanyisha amazuru, ejo bundi mushobora kubyicuza. Rero mukanguke mumenye ngo murimo murikungurira, kandi ibyo bintu ni bibi cyane, ni bibi cyane. Rero banyarwandakazi, ndagira ngo mbashimire cyane Rugaba na Ngoga n'abandi bose mwari muhari. Aka kazi mukora ni akazi gakomeye cyane, ni nayo mpamvu mubona muba atake, ni nayo mpamvu mubona abantu baza kubatuka. Hari nk'umuntu nabonye hano arimo aza kubatuka, arimo ananababwira ngo hari abantu bakeya, ngo yemwe ngo abantu 34 gusa. Niga none se wowe uramara iki hano waje kubaseka no muri bakeya? Ubundi se ninde wababwiye ko ibintu bikorwa n'abantu benshi? So what? Ni bakeya ariko waje basigaye kubumva baza kutwumvira muri anonima, barangiza ngo ngo muri bake, ngo ibyo mukora ntacyo bivuze. None se niba ibyo bakora ntacyo bivuze, mwabihoreye. Abaminisitiri birirwa baza kuvugana namwe kubera iki? Na Kagame n'umugore we na Nyiramongi bafata ijambo bakabwira urubyiruko ngo mujye kuri social media ngo muhangane. Niba ibibera muri media no kuri social media ntacyo bimaze, kuki babwira urubyiruko ngo niruze kuri social media ruze guhangana, hanyuma mwagira ko mwikorera bakabasabota? Nabikunze cyane Rugaba ukuntu babasabose, ni hahandi space mukongera mukayitangira kabisa. Ne soyez pas découragés na rimwe mu buzima, kuko aka kazi mukora ni akazi gakomeye cyane, kandi biri muri za 3M. Rero mubazahirika, mubazafasha Kagamisitani guhirima, murimo, urumva se? Kandi mubishimirwe cyane, ntimuzigere mwidekuraja na rimwe, urumva se? Ndabashima rero, kandi ndabashimira, ni nayo mpamvu mba nabari broadcastinze, kubera ko I recognize importance n'ukuntu ibi bintu mukora bikomeye cyane. Ndagira ngo rero ndangize mbwira Kagamisitani